Jye banyita Kitoko nk'abandi umu artiste nuko ntabwo u Rwanda rwigeze ruba ndabivuga yenda cyartiste kuko rwigeze ruba rwa hatari kurusha uyu munsi mu minsi yashize nuko ruzaba mu minsi iri imbere simbizi kuko sindahagera. Ushobora kuba uri kumureba ariko n'ubu ukaba utaramusobanukirwa, ngaho nyemerera dutangire gutya. Bana yanyehereye bamikazi Ni umuhanzi wakunzwe cyane kubera ijwi n'ubuhanga bwuje igikundiro cyinshi, ndetse n'indirimbo ze zakunzwe n'abatari bake bishimira ibihangano bye ndetse baramukunda cyane. Mvuze ko Kitoko mu myaka yatambutse yari ku rwego rurenze rw'abahanzi tuzi muri iyi myaka bakomeye, barimo nka Bruce Melody, Chris ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Abo bose yabarushaga impano, yabarushaga igikundiro ndetse yabarushaga no kwamamara. Gusa nyuma yo kumva ibi ngibi wakibaza ati se niba ari gutya byari bimeze ubu ngubu yagiye he? Ni ukubera iki yari umuhanzi ufite impano ndetse anakunzwe cyane, ariko nyuma akaza kuva mu buhanzi ndetse akaba nk'umuntu waburiwe irengero. Ese ubu yaba abahe cyangwa se yaba akora iki? Niba warakoresheje interineti cyane nta kuntu wabura ko warumvisha yuko yakundanye n'umukobwa nyakubahwa Paul Kagame ariwe Ange Kagame. Ese byaba byaragenze gute cyangwa se baba baratandukanyijwe n'iki? Nyuma y'uko bavugaga yuko ari umukunzi we Ange Kagame basa nk'aho bamukubise gapepu cyangwa se indobo, ubu yabayeho gute mu buzima bw'urukundo? Waba ujya wibaza byinshi ku buzima n'amateka by'uyu muhanzi, ugashaka kumenya uko yinjiye mu muziki nyarwanda ndetse ugakundwa n'ubwo nyuma yaje kuwuvamo. Waba wumva indirimbo ze maze ukumva uramukunze, maze ukumva ushaka kumera nkawe. Mbahaye ikaze mwese muri iki kiganiro aho ugiye gusobanukirwa ubuzima bw'uyu muhanzi Kitoko, naho njye babibateguriye nkaba ngiye no kubibagezaho. Ubanyita Regis. Amazina yahawe n'ababyeyi ni Musabwa Patrick, bakunze kumwita Kitoko. Yavutse ku itariki 12 Nzeri umwaka w'1985. Yavukiye ahitwa Kazimbwa, aho ni mu burasirazuba bwa Kongo mu cyahoze ari Zaire. Kitoko yatangiye amashuri y'incuke ahitwa Nazimata mu karere ka Nyabikere, aho ni mu gihugu cy'i Burundi. Nyuma aza kurangiriza amashuri yisumbuye i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Yakomereje amashuri yisumbuye mu kigo cya Espanye mu mujyi wa Nyanza, aho ni mu ntara y'Amajyepfo, ari naho yarangirije ishami ry'icungamutungo. Kitoko watangiriye umuziki muri korali yo mu rusengero. Yatangiye umuziki nk'umuhanzi ndetse mu mwaka wa 2008 akora indirimbo zakunzwe cyane, by'umwihariko harimo nk'iyitwa Ikiragi. Yamushyize ku rwego rukomeye cyane mu muziki nyarwanda. Ikindi kandi utamenye ni uko muri iyi ndirimbo amashusho yayo havugwa yuko yaba yarakoranyemo n'umukobwa ndetse babyaranye umwana. Guhera mu mwaka w'2013 yatangiye kugenda agabanya ibihangano bye, yagenda agashyira hanze umunsi kundi, ndetse ko muri uwo mwaka mu kwezi kwa Kamena yatangaje yuko ahagaritse muzika ku mpamvu ze bwite atatangaje. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mu ndirimbo amaze kugaragaramo ntago zirenze 10, kandi mu by'ukuri yari umuhanzi ufite ejo hazaza kandi wari ukomeye cyane. Ibyo rero bikaba byarabangamiye abakunzi be ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Muri izi ndirimbo yakoze harimo nyinshi zakoze ku mitima y'abatari bake, by'umwihariko nk'iyo yakoranye n'icyamamare Karundura mu muziki w'u Rwanda,
ari we Meddy, maze bakora indirimbo yitwa Sibyo. Mu zindi ndirimbo harimo Pole Pole, Kamikazi ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mu buryo butunguranye yagaragaye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu bikorwa byo kwamamaza nyakubahwa Paul Kagame, umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi wanegukanye umwanya w'umukuru w'igihugu icyo gihe, ndetse n'ubu akaba yarongeye kwegukana wa 2024. Icyo gihe kandi Kitoko aza mu Rwanda yabashije gukora indirimbo yakunzwe cyane mu gihe cyo kwiyamamaza. Iyo ndirimbo yayise Thank You Kagame, ni indirimbo yakoze amateka akomeye cyane hano mu Rwanda. Nanone mu gihe cyo kwiyamamaza nk'uko indirimbo Azabatsinda Kagame yamamaye cyane, nayo rero mu gihe cyo kwiyamamaza yaramamaye maze ikora akazi gakomeye cyane, aho umukandida wa FPR Inkotanyi hose yabaga ari kwiyamamariza. Kitoko kandi yakoze indirimbo zirimo yitwa Amadayimoni ndetse n'iyitwa Ururabo yakunzwe n'abatari bake, ndetse ikaba imaze kurebwa na miliyoni zirenga 2 ku rukuta rwa YouTube. Icyo gihe akaba yarahise ayikurikiza iyitwa Wanyema ndetse n'iyitwa Gahoro, nazo zakunzwe n'abatari bake. Mu mateka y'indirimbo z'uyu mugabo harimo iyitwa Bella yakoranye n'itsinda rya Dream Boys, tuzakorera amateka yaryo. Iyi ndirimbo rero ikaba yarakunzwe cyane mu buryo bukomeye. Nk'uko twabibabwiye, amazina yiswe n'ababyeyi ni Patrick Bibarwa, yamamara nka Kitoko. Izina rikomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda riri mu bwoko bw'iringara, ryitwa abakobwa n'abahungu, rikaba risobanuye umuntu mwiza. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo yashyize hanze alubumu ye maze ayita Ifaranga. Iyi alubumu yamufashije kwigarurira imitima y'abanyarwanda batari bake ndetse no hirya no hino ku isi, cyane cyane mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 yagiye asohoka ku binyamakuru bitandukanye nk'umuhanzi mwiza mu muziki nyarwanda, kandi akanemezwa nk'umwe mu bakomeye cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 akaba yaratangiye kwandikwaho n'ibinyamakuru byo mu karere birimo The East African, ndetse bikemeza yuko ari umuhanzi ukomeye mu Rwanda, kandi bikanemeza ko ari umuhanzi ufite ejo hazaza mu buryo bugaragarira buri wese. Uyu muhanzi Kitoko kandi yagiye avugwa mu rukundo n'abakobwa bagiye batandukanye kubera igihagararo cye, isura ye ndetse n'uburyo yitwara. Ashyirwa mu bahanzi beza mu Rwanda ndetse bafite n'igihagararo cyiza. Rero nk'ibyumvikana bikaba bituma akundwa n'abakobwa benshi bagiye batandukanye ndetse b'ibyiciro byose. Uyu mugabo Kitoko hari igihe cyageze maze avugwa mu rukundo na Ange Kagame, umukobwa wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2018 ndetse na 2019, imbere gato y'icyorezo cya COVID-19, nibwo urukundo rwabo rwatangiye kuvugwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ndetse uyu muhanzi yakoze indirimbo Kamikazi, byemejwe ko uno muhanzi yayikoze kugira ngo ayiture uno mukobwa yakundiye maze akamwihebera, nubwo bitashobotse yuko bazabana. Mu gihe bari biteze yuko Ange Kagame azabana na Kitoko, byaje kubatungura cyane ubwo babonye Ange Kagame yishakaniye n'undi mugabo utari Kitoko. Ni hano dusoreje ikiganiro cyacu, reka mbasabe tuzahura ubutaha.